Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese mukunda cyangwa se inshuti za Ibicu TV, mwebwe mwese mudajya mucikwa n'inkuru n'imwe iyo ariyo yose dushyizeho. Nawe niba ari ubwa mbere ukurikiranye inkuru yacu, nutambuka udakoze subscribe. Gukora subscribe nta kundi, ureba ayo magambo ari munsi mu ruhande rw'iburyo yanditse n'inyuguti z'umutuku agize ijambo subscribe, ugakandaho. Iyo umaze gukandaho rero biba birangiye rwose, uba uje nawe mu banyamuryango cyangwa se mu muryango mugari wa Ibicu TV. Hanyuma ntago bigarukira aho gusa, inkuru yacu iyo yikunze ushobora gukanda kuri share, hanyuma ukayisangiza n'inshuti zawe n'abavandimwe batandukanye ukoresheje imbuga nkoranyambaga zawe usanzwe wifashisha mu buzima bwa buri munsi. Si ibyo gusa kandi, kuko iyo wakunze ibyo twakugejejeho ushobora no gukanda hariya hari agakumwe ukabikunda rwose, ukora kuri like bikagenda neza. Reka tubahe ikaze rero aho muri hose, ibyo murimo byose ni kuri Ibicu TV. U Rwanda rwashyikirije Uganda imibiri y'abaturage bayo barashwe bashaka kwinjiza magendu mu Rwanda. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Mushabe David Claudien ari kumwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Uburasirazuba ari we ACP Hatari Emmanuel bashyikirije abayobozi ba Uganda imirambo y'abaturage babiri barasiwe ku butaka bw'u Rwanda ubwo bageragezaga kwinjiza magendu, bahagarikwa na polisi bagashaka kuyirwanya. Uyu muhango wo guha Uganda iyi mirambo wabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 12 Ugushyingo 2019, witabirwa na komiseri w'akarere ka Rukiga akanaba n'umuyobozi w'akanama k'umutekano muri ako gace ari we Muhindo Purukeria, ndetse n'umuyobozi wa polisi mu karere ka Rukiga ari we Serunjoji Eda. Byari biteganyijwe ko uyu muhango utangira mu masaha y'isa 4 z'amanywa, ariko waje gutangira mu masaha y'isa 5 zirenga kuko habanje kurebwa niba koko iyo mirambo ari iya Job Ebyayishanga w'imyaka 32 ndetse na Bosco Tuheyirwe w'imyaka 35, bombi bafite ubwenegihugu bwa Uganda. Nyuma habayeho impaka ku rupapuro rw'ihererekanywa ry'imirambo. Uganda ivuga ko ishaka urupapuro rwa polisi rwerekana ko abo baturage barasiwe mu Rwanda nyuma y'isaha. Urwo rupapuro nibwo rwaje kuboneka, impande zombi zirusinyaho, ubundi Uganda itwara imirambo y'abaturage bayo. Ku itariki ya 9 mu rukerera rushyira ku itariki ya 10 Ugushyingo 2019, nibwo abapolisi b'u Rwanda ubwo bari ku burinzi ku mupaka ugabanya u Rwanda na Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare barashe bica abagabo babiri bashatse kurwanya inzego z'umutekano ubwo bageragezaga kwinjiza mu Rwanda magendu banyuze mu nzira zitemewe, bigakekwa ko bari bafite nyine magendu. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ari we Mushabe David Claudien yavuze ko polisi y'u Rwanda yabanje guhagarika abo baturage bari bazanye magendu mu Rwanda banayicishije mu nzira zitemewe ngo bashaka kuyirwanya. Mu rwego rwo kwitabara irarasa, hapfamo babiri, abandi basubira inyuma ku butaka bwa Uganda. Yakomeje avuga ko ibyabaye byasigiye impande zombi isomo. Ati kuri nge navuga ko ibyabaye hari isomo twabyigiyemo, abaturage bacu yaba abaturage ba Uganda ndetse n'ab'u Rwanda dufite inzira zemewe n'amategeko bakwiriye gucamo, ariko kandi hari bamwe batabyubahiriza, dukwiriye rero kubibashishikariza bakajya bazikoresha. Yanasabye kandi abayobozi ba Uganda gukomeza kugira inama abaturage babo yo gukoresha inzira zemewe n'amategeko. Umuyobozi waruhagarariye akarere ka Rukiga Muhindo Purukeria yashimiye leta y'u Rwanda kubwo kubaha imirambo y'abaturage babo. Purukeria yagize ati, mbere na mbere twihanganishije abaturage ba Uganda ndetse n'abaturage ba Kamwezi kubwo kubura abahungu babo, gusa turashimira leta y'u Rwanda yaduhaye imirambo yabo mu buryo bwiza, tukaba twayakiriye mu buryo buzwi. Gusa ntabwo kubica wari wo mwanzuro mwiza, bari gufatwa bagafungwa. Yakomeje avuga ko ibihugu byombi bikwiriye gukomeza gushyira imbere umubano mwiza nk'ibituranyi no gushishikariza abaturage babyo guhagarika ibikorwa bya magendu. Si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendu bashaka kuzinjiza mu karere ka Nyagatare nyuma yo gushaka kuzirwanya.
kuko no muri Gicurasi hari abandi babiri barimo n'umunyarwanda n'umugande barasiwe Tabagwe bashaka kurwanya abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendu. Turi Ibicu TV, niba ari ubwa mbere ubanye natwe mu nkuru zitandukanye ushobora gukanda kuri subscribe n'ijambo ry'umutuku ryanditseho hasi mu kuboko kw'iburyo kwawe, hanyuma numara gukandaho ushobora no kubona inzogera nayo ukayikoraho kugira ngo inkuru zose dushyizeho ujye uhita uzibona mu ba mbere. Ikindi kandi ibyo twakoze wabisangiza inshuti zawe uciye kuri share, ugakoresha imbuga nkoranyambaga zawe zitandukanye kugira ngo ubasangize ibyo wakunze kuri Ibicu TV. Nakagaruka ibyo uri gukora byose ujye unyuzamo ureba amakuru twashyize kuri Ibicu TV, ubane natwe umunsi ku wundi. Reka tubashimire kuba mukomeza cyangwa se mudahwema kutwereka ko mubana natwe buri gihe.